Uyu munsi ndabigisha ubumenyi bukomeye, kuvugana na mama w'Umunyafurika utanirukaniwe. Niba utsinzwe nshuti yanje, nabasekuru bawe bashobora kwanga kukumenya, ariko ntushobora kubitsinda uzagira amahoro mu buzima bwawe. Mama, sinshaka gukora ibyo ushaka, ndashaka kubaho uko nshaka. Noneho reka tugerageze neza, dukoreshe Amategeko Atanu y'ubwenge. Mama, ndashaka kuvugana nawe kuko ngufitiye icyubahiro. Ibyo ukora byose ni bwiza, kandi ndabigushimira. Nzi ko ibi ari ingenzi kuri wowe, kandi sinshaka kugutenguha. Turashobora kuvugana? Mama, nkuko bivugwa, umwana utava mu rugo atekereza ko isupu ya nyina ariyo iryoshe kurusha izindi. Ndashaka gusa kumenya isi, ariko nzahora ngaruka mu rugo. Mama, sinshaka kukubabaza, sinshaka no kugutoneka. Ngusabye imbabazi niba narinsa n'uwigomeka. Nubwo byose, uri mama wanje. Ndagukunda. Urakuze, sinabyumva neza ariko ndabitekerezaho. Nshuti yanje, urarokotse. Ariko wibuke, ibi ni intangiriro. Mama w'Umunyafurika ntaboibagirwa. Arashobora kuzabigarura nyuma y'icyumweru, umwaka, cyangwa n'igihe ugiye gushingirwa. Niba ushaka amahoro, uje wirinda impaka nyinshi, uje wubahira ibyemezo bye, kandi ikintu cya nyuma, uje ugira umugani uhari.